Ikibazo dufite rero twege n'ubujura bukabije. We nande ko nakubajije ku giti cyawe. Mudugu nje nta giti ngere cyeke mukiraye ko mbwira ku mashami. Hakubundi n'umugabo muganira ruzera nakubwiye ngo ikibazo ufite ni ikiye ku giti cyawe sinakubwiye igiti batera. Reka nanjye mudugu nibyo ndi kukubwira nta giti nanjye ngira. Igisambo ninde mudugu? Kandi igisambo ari wowe. Ako mudugu ninde akubwiye ko ndi igisambo? Bari ndeba bimbwira gute se kandi byigaragaza. Reba nk'iyo sura yawe naho utandukanye n'ibisambo ahubwo uri umutoze w'isambo. Nyina mudugu bakwibye. Icyo ngicyo gifite utwemeza nk'urwukamye ngo nawe bakwibye. Ako mudugu ngiye ibintu byose byo mu nzu babijyanye. Ariko bazi n'umugabo bamwibye ibintu byinshi. Ni iki batwaye? Inkoko yanjye. Nanjye ntabwo nabyemera. Gute mburiye nawe ntabwo nabyemera. Njye ubundi ukuntu ubujura nabwumvishe niryame mu masaha ya saa yine. Wewe ubwo nta n'ikintu waburana. Ni gute umuntu w'umugabo wundi uryama saa yine? Urushoboka bite? Nyine mwumve mwabagamo mu kibazo mfite. Uretse gato. Nizere ko ikibazo ufite nanjye ari cyo mfite. Nawe se ufite ikibazo cy'ubujura bukabije muri kano kagari kacu? Namutavuga ko babibye. Batwibye ibintu byose badukukumbye bamaze mu nzu. Ubwo mwese bivuze ngo ikibazo dufite n'ubujura. Nukuri ko Imana ibi bintu bimaze kundambira. Njewe banyibye inzu yose nta kintu na kimwe ubu gisigayemo. Ihene batwaye. Nibe nawe batwaye ihene. None se kuko namwe babibye koko? Wa mugabo waretse kunyina ku mubyimba. Njewe inzu yanjye yose nta kintu na kimwe gisigayemo. Ariko se ubundi babibye. Banyibye inka yanjye sinimunda. Inkoko bakwibye inka. Ubwo se nkuri kumva ari ikintu kirenze. Nje nakubwiye ngo inzu yanjye bayikukumbye. Ako sundi ko uyu mugabo yakomeje gutera amahanda ariko ubundi bakwibye iki? Inkoko yanjye. Ngo nyine nge ndababwiye ngo inkoko yanjye bayibye. It was at this moment he knew. Nyine niwo mutungo ngira imbere n'inyuma ariko nawo n'uwanjye. None bivuze ngo mwese babibye. Cyane. Sasa rero ubwo mwese babibye. Kadufate inzira tujye kwa mudugudu tubwiye ikibazo dufite. Maze gikemura. Ariko njye ku kagari sana mudugudu uhari. Ako sundi kucya afata karugo twabuze ibyaha. Bishoboka bite? Kandi twishyura road tumusage iwabo. Tugende. Run. Mudugudu ugomba kubiba ibintu byacu. Umuntu bagiye bamwibye byose barayisakambuye. Nahe nakigira nakira itunga mu nzu. Ugomba kuza twishyura. Mudugudu ugomba kubiba ibintu byacu. Sohoka turabizi birimo. Nimuna sohoka. Ndindane yawe sohoka. Sohoka. Niba unapfumbase umugore mupfumba batsure ariko zo twishyura ibintu byacu. Siko nta kintu gisigaranye nta kintu gitunga. Sinishira yirondo. Sinishira yirondo. Mubwire je ni mudugudu wewe mudugudu twishyura bibuze. Twishyura turabizi. Ako shambo cyo cyuka. Ako mwangero twemwe. Nicyo kibazo kitumye mubyukira zino saha. Mvoje baje byose byose ngiye matara ni Yesu. Una kirijana. Nabigorye mu muri kwandi Imana kurya n'ubwo amashuri yose cyane. Ibintu by'ibicucu by'ibikabo nkamwe muri kuvugira cyane. Muri kwanda ndamenya muri kuvuga ibiki. Mwanyero twemwe. Navuze ngo mumbwire ikibazo cyane kandi havuga umuntu umwe. Mudugudu rero si ukubeshya. Njye ibintu biba amakagari cye birandambiye pe. Nanjye nyine nakubajije ngo ibibera muri kano kagari bikunaniye ni ibihe? Ikibazo dufite rero twege n'ubujura bukabije. We nande ko nakubajije ku giti cyawe. Mudugu nje nta giti ngere cyeke mukiraye ko mbwira ku mashami. Hakubundi n'umugabo muganira ruzera nakubwiye ngo ikibazo ufite ni ikiye ku giti cyawe sinakubwiye igiti batera. Reka nanjye mudugu nibyo ndi kukubwira nta giti nanjye ngira. Umva nyine nkubwira ikintu ushaka kukubaza. Ikibazo ufite ku giti cyawe udashyizemo uri mwese kuko ntabwo muhoje ibibazo. Nyine nje ikibazo uri mfite ku giti cyanjye ni iki? Batwibye. Niko shaka umwe mu nzu nigeze mbabaza nabajije ngo wenyine. Nyine gitifu tudatinze ikibazo mfite no ubujura. Ariko shaka kuki wibaraguza ubusa. Rukuta kubujura kandi uri kumwe n'igisambo. None sana hari igisambo gihari. Kandi ngiki gisambo murahagararanye. Igisambo ninde mudugu? Kandi igisambo ari wowe. Ako mudugu ninde akubwiye ko ndi igisambo? Bari ndeba bimbwira gute se kandi byigaragaza.
reba nk'iyo sura yawe naho utandukanye n'ibisambo ahubwo uri umutoze w'isambo. Niba mutuye bantu muri ikibazo cyane nabacu kuko ikibazo cyanjye ari ubujura. Nk'ubujura ni hese batibwa. Bose mutugu niwe batakiba. Okay, wewe turetseho gatoya. Naho wowe ikibazo ufite ni ikihe? Nanjye ikibazo mfite ni ubujura. Ariko sha mwaje ahangaha ibintu mwabipanze. Ni gute mwese muri gutaka ubujura? Kandi nawe wasanga ugiye kumwe ngo bakwibye. Bakwibye? Icyo ngicyo gifite utwemeza nk'urwukamye. Ngo nawe bakwibye. Mwicunga peti mwasanga mwibishije muri mwabibye iki? We bakwibye iki? Banyibye nganje bitasi. Naho wowe Mudugu byihoreye ibintu bahoreye ntabwo ari iby'u Rwanda byihoreye. we niba tubyihorera ngata. Ako mudugu ngiye ibintu byose byo mu nzu babijyanye. Ariko bazi n'umugabo bamwibye ibintu byinshi. Ni iki batwaye? Inkoko yanjye. Umuntu arifata akabona ngo bamwibye inkoko. Umuntu w'umugabo. Twagiye we ikibazo ufite ni iki? Penge nabuze ihene rwose mudugu. Yesu! None se giti kuva cyatunze. Ubwo wasi ya hene yangira. Oya nyina agahene narakaguze. Karimo hano. Ese giti vuze ko tunze hene n'inkoko se. It was at this moment he knew. He Ni inkoko ni yanjye. Ni inkoko ni hene n'inkoko. Sigaye utunze inka n'inkoko n'ihene se. Ngagiti icyo tubwira. Ngamuze mu byo ndakunda ibyo mu byo ndagura vava nigire se hashika. Nanjye nagusubije nti nagukunda gute n'ibyaha ugira. None se hari umuntu udakosa? Ukagira aho ubeshya abantu ngo uri umupasitoro kandi uri kubabeshya kugira ngo ubone amaturo. Ariko mana nawe urandenganya pe. Ngubu nzaburare kandi nakagombye kujya nsengera abantu nk'umuntu wasizwe amavuta n'Imana. Ariko nizere ko amavuta wasizwe yari ay'ubuto kuko njye sinigeze nkusiga amavuta.